Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye uri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndagusuhuje. Uyu munsi nyemerera twakire MS asuhuza abadukurikiye, ubundi dukomeze n'ikiganiro ndetse twinjire mu bivugwa ndetse n'amakuru ari update. Umeze neza? Imana ibishimire. Twagarutse mu makuru agezweho update zitandukanye n'iz'abandi bose. Hanyuma rero murakoze cyane Gerard. Yego. Ni byinshi biri kuvugwa ariko nyemerera duhere hano hafi muri Congo. Ni byinshi biri kuvugwa ku rupfu rwa Wiringoma, bamwe bati aracyari muzima, abandi bati yamaze kwitaba Imana, ndetse n'umugore we yasabye amashusho ayasaba ngo bamwereke amashusho agaragaza ko umugabo we koko yaba yaritabye Imana. Ariko ibyo byose nibyo nifuza kugira ngo tuganire hano, turebe ese koko Wiringoma aracyari muzima. Ni wese wumva yarapfuye cyangwa Njyewe numva Wiringoma ashobora kuba yaritabye Imana afase kubera iki? Bitewe nuko ibitangazamakuru byinshi byabyanditseho, ndetse nawe ubwe ntabwo yigeze ajya imbere y'itangazamakuru ngo agaragaze ko ariho, ndetse na mugenzi we Sultani Makenga nawe nta kintu arabivugaho. Birashoboka ko Wiringoma yaba yaritabye Imana. Okay, giye rero nkuko nabikubwiye ngira ngo ngendera mu Kigali nk'abandi bose. Sinkunda kugenda mu Kigali. Reka dukurikirana amakuru, tuvuga amakuru uko ameze, ayahari. Gusa imbuga nyinshi, amatangazamakuru, platform nyinshi cyane nyinshi hirya no hino barameza ko Colonel Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa M23 yaba yapfuye. Ariko nako yuko yapfuye. Yego. Baremeza ko yapfuye. Ariko giyewe ntago nemeza yuko yapfuye. Niki gituma utemeza ko yaba yarapfuye kandi byaratangajwe, nubwo bitatangajwe na M23, ariko leta ya Kongo yarabitangaje, ndetse nta nubwo turabona umwe mu bayobozi ba AFC M23 avuga ko Wiringoma yaba akiri muzima. Ndetse turahamya ko na mugenzi we Sultani Makenga ashobora kuba nawe yaraguye muri kiriya gitero cyabereye Rubaya. Nawe akaba yarapfuye. So ubwo rero abadukurikiye katuganire, ariko twavuye tugenda mu Kigali tujye dukora ubushakashatsi, turebe ibintu, turebe ku mpande zose, urebe ku hirya no hino, urebe Iburasirazuba, Iburengerazuba, urebe hagati, urebe ahantu hose, umenye igikurikiraho. Yewe nshingiye kuri ba undercover bacu bari muri biriya bice. Bavuga ko yarasiwe Rubaya. Yego. Ubundi inkuru ye ajya kuraswa byagenze gute kugira ngo tubashe gushira amatsiko? Inkuru ijya kuba, hari inama yabereye Rubaya y'abasirikare nyine bakomeye ba AFC M23 na MDC twirwaneho. Icyo gihe nyine urumva umuvugizi yari yajeyo, ndetse n'umuyobozi mukuru w'ingabo ari we General Makenga nawe akaba yari yajeyo. So ubwo rero bavuga ko mu ijoro ryo kuri uwo munsi kuri 24 aribwo drone yaje irasa kuri target, yiciramo abayobozi babiri, yiciramo Colonel Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma, aniciramo General Sultani Makenga, umuyobozi mukuru w'ingabo muri AFC M23. Ariko aya makuru giye undercover bacu barambwira ko atariyo. Nkurikije amakuru dukura twebwe kuri tere, ku bari kuri tere baratubwira yuko koko ibyo bitero byarabaye birarasa, ariko abapfuye ntawe uzi ngo ni bande, byagenze gute. Gusa amakuru dufite kwanza niyo twanareba no kuri Kongo. Uzi ko Kongo ikunda gutangaza ibintu byihuse cyane, ntabwo ibanza gukora reaction ngo bazitekereze, reflecting, ikore reflection, ikore nyine refreshise, ivuga iti ibi bintu tugiye gutangaza nibyo. Wapi bo barahubuka, bakunda mbere ambiance, bakunda kwishima, bakunda kugaragara cyane. Ni mu rwego rero
umuyobozi w'ubutasi bwa Kongo yitwa Cyarigonza, sibyo? Yeah. Cyarigonza niwe ngira ngo wategetse yuko iryo tangazo baryandika nyine yuko bishe umuvugizi wa M23 Yego. cyase mu 23 Yego. bitewe nuko ubivuga. Ariko hashize akanya gake babonye ko barisibye, bararisiba. Byaragaragaye ko ryasibwe. Impamvu barisibye rero ni iyihe? Generale uyoboye ingabo za Kongo yitwa Lieutenant General Jules Mbanza Mirambwe, niyo muyobozi w'igisirikare cya Kongo, niyo mugabo mukuru w'ingabo zabo. Yego, kwa Tshisekedi. Yabajije Lieutenant General nanone ni Lieutenant General Cyarigonza ushinzwe ubutasi, aramubaza se ese koko uremeza 100% ko Wiringoma yapfuye? Lieutenant Colonel Wiringoma yapfuye? General Cyarigonza aravuga ati afande ntago mbyemeza 100%. Deje yenguye n'esheke nk'umuntu ushinzwe iperereza yakubye kuba bizi neza, sibyo? Ukuriye iperereza mu gihugu nta wundi uri hejuru yawe. Ni gute wowe utanga amakuru batanga itangazo y'uko umuntu yapfuye mu kandi kanya bakubaza utajya kuvuga ngo ntago mbizi 100%? So urumva rero ni ikibazo bahise bibaza, baranarakara ku buryo no mu gisirikare cya Kongo ntago bavugana neza. Umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Lieutenant General Jules Mbanza Mirambwe yavuze yuko nta kimenyetso urebye bafite kigaragaza yuko yaba yarapfuye. Anabaza umuyobozi w'ubutasi ari we Lieutenant General Cyarigonza, aramubaza ati muzi ko uburemere uko bungana bwo kuba twarashyizeho itangazo ry'uko twishe umuyobozi wa M23? Ati afande ndabuzi. Ati se muribuka ko twari turi no mu gahenge? Umva nuvuga ngo babirutuvye bamaze gushyira itangazo bikanze barishyizeho. Niyo mpamvu nyankubwira ngo ntuzagifata icyemezo wishimye cyane cyangwa se babaye cyane cyangwa se kwa kundi twabivuze. Bo bari bishimye cyane rero amarangamutima arabatwara kuko kumva iyo nkuru ntibamanje barebe niba ari igihuha, niba ari imeri, niba ari iki, ujya babyemeze neza. Ariko ikigaragara cyo nuko ba undercover bacu batugaragaza ko Colonel Wiringoma ako ibaza ahantu hari abayobozi, hari ibifaro byari akimara kuraswa. Ariko nawe baze abayobozi bakuru harimo n'umuyobozi mukuru wa AFC M23. Yego. Ni gute baba bari ahantu nta bwirinzi buhari? Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ni gute baba bari ahantu bazi ko ariho hantu abantu bose ari Kongo, ari abayifasha, abo babirigi, ari abo barundi, ari ibiki n'abandi bagenda bakangisha ngo bazaharubaya nk'abanyamerika n'abandi bose niho bareba, abafaransa, ababirigi byose niho bareba rubaya. Bavuga ko drone ishobora kuba yaramurashe ikarasa n'abandi bantu bagera muri 19 ndetse ikarasa na Sultani Makenga. Bo kubera yuko yari ahari, bo bari bahari, bo bumvishe yuko barashe gusa bimagina ko baguyemo kuko urumva nibo bashakaga. So ibyo ngibyo rero ntabwo twebwe abandakava bacu batubwira yuko Lieutenant Colonel Wiringoma atapfuye ahubwo akirwaye. Byagenze bite kugira ngo agere kwa muganga? So urumva hari ibifaro, hari n'izindi modoka urumva na gace k'intambara akimara kuraswa. Ni zone y'intambara. Ntago waza muri zone y'intambara umuyobozi w'urugamba nka General Makenga nk'umuvugizi nkuriya ukomeye unazwe ku rwego rw'isi nka Lieutenant Colonel Wiringoma, nurangiza ugiye kuvuga ngo orahaje M23 n'umutwe ufite ubushobozi bufatika. Ntago waza rero nta bwirinzi bafite.
ariko bavuga ko na drone zamurashe nazo ni drone zakozwe ngire ngo zakozwe n'abashinwa, ariko ni CH4 yego ni drone nazo zifite CH4 yego zifite tekinoloji ihambaye cyane. oya ni drone zirakomeye, ariko ntabwo ari drone zifite tekinoloji ihambaye cyane, kuko ngo ni drone zishobora kuba zaguma mu kirere amasaha agera muri 12 niba atari 9. drone zirakomeye, turabizi ko zikomeye kuko zimaze n'igihe zica abantu benshi, ni nazo banakoresha, nta urebye arizo zonyine bakoresha, ariko kuba zikomeye ntabwo izo drone zikomeye kurusha izo tuzi zose ziri ku isi. Yego, ziri no muri drone zoroshye ugiye kugeranya n'ubundi bushobozi bw'andi ma drone, ndetse n'ubushobozi ndetse n'izo drone na FCM Vitrone yarazifite. Uribuka ku kibuga cy'indege cya Goma bafata wabonye ibidepo byari bihari, zari zirimo, ndetse bafitemo n'amadrone n'amakamikaze arahari. So ntago rero umuyobozi ruvango twebwe banda kavuga bacu baratubwira yuko bakimara kurasa aho hantu aho bari bakorera inama abantu bahise bimagine ko Colonel Wingoma ahise apfa, bumva niwe muntu barwaye cyane, urumva na General Makenga nibo barwaye, nibo bumva yuko ari bo bantu bakabaye bapfa, M23 gacika intege. Yego, ariko baranibeshya niyo banga bapfa n'umuntu ntago yacika intege n'ubundi. Cyambere ni ideology, ntago icyo cyambere ari abantu, ariko nanone abangaba bakaba ari abantu b'ingenzi cyane muri M23 kuko n'abantu bamaze gukora ibigwi, n'abantu bamaze gukora nyine ibintu bifatika, n'abantu bafite ibintu, abantu b'ibigwi, ntago abantu b'amagambo, n'abantu b'ibikorwa, sibyo ni bamwita ngo ni man of action Wiringoma ndetse na General Makenga twamwita man of action, ariko bo bamufisha barashe drone irashe, ntawe uzi ngo hapfuye haguye bangahe, ntibazakubeshye. Ariko abanda kavacu bari baraho hafi batubwiye ko Colonel Wiringoma yahise ajyanwa mu bitaro n'imodoka zari ziraho ngaho, urumva bari baraho ngo hari amamodoka menshi, hari n'ibifaro n'iki. Bahise bamujyana mu bitaro, ntago turubuze kuvuga ibyo ari byo. Ibyo bitaro rero akaba ari harwariye. Ese ndabaza abantu bavuze ko Wiringoma yapfuye basanze atari byo, basanze atari byo, baba baraswase niko navuga, ariko basanze se ari muzima, Imana yaramurinze nk'uko bisanzwe nyine, kuko si wambira si bwa mbere bavuze ko yapfuye bakanabibika na Kongo ikabitangaza, so bwa mbere. So ibyo ngibyo rero twe ntabwo ibyo tugenderaho tubara inkuru cyangwa se tuvuga amakuru, tugendera kuri manevure, dukora manevure nyinshi. Yego, hari icyo nashakaga kukubaza. Ese birashoboka ko M23 itatangaza ko Wiringoma yapfuye kandi yarapfuye? None se reka nkubaze, ikintu cyambe kibigaragaza ubutasi bwa Kongo, urumva harimo zagaragara, sibyo bananiwe kwerekana ibimenyetso bigaragaza ko Wiringoma yapfuye, sibyo. AFC M23 nta tangazo yashyizeho rero official ryuko Colonel Wiringoma agize gute yapfuye. Abavuga bose barimo baravugira muri rimeri rumazi mu bihuha, barimo baravugira mu bihuha gusa, kavuga ko Colonel Wiringoma yapfuye, nta gihamya ntaki. Ariko twebwe banda kava bacu nibo tuba twizeye, nibo dukura amakuru. So abashaka kuduha amakuru wenda rimwe na rimwe ugasanga rimwe na rimwe ari ubwo wenda ari uko bibekiye duke, ariko baba bari hafi aho. Ubwo rero no kuvuga ko twebwe turemerera yuko Colonel Wiringoma atapfuye, ahubwo ari kwa muganga. Ese Wiringoma aramutse koko atarapfuye, aramutse akiriho agakira, twitega iki ko ashobora kuba yaragize gute, yararashwe ariko atarapfuye? Niki noneho M23 ntiyaza ifite imbaraga ziruta nizo yari ifite kurenza? Icyaba atarapfuye nyine ababivuze, kwanza ikintu cya mbere kuba Kongo yararashe hari ahantu ni umutego, bahonye amategeko mpuzamahanga. Niyo mwamuhanganye ku rugamba, nta muntu wemerewe kwica undi mu gahenge, cyane cyane abayobozi bawupoza wawe waba muhanganye. Ntago byemewe ibyo bintu, ntago byemewe. Ubwo icyo ngicyo kiratujyana kuri wa musirikare w'umunyaruganda nawe
umujenerali nawe watangaje yuko M23 ubu ifite uburenganzira bwo kurasa igafata ishaka ikarasa buri mwe ikafata ikarasa ikamenagura ikashwanyaguza. Kubera iki? Kubera ko CCRF yabaye violé. Sibyo? Guhagarika gufata amagahenge byabaye iki? Byarenzweho nande n'uwagasabye. Kandi Kongo asinye amasezerano ya Washington aya Doha yose birayireba. Ako gahenge karayirebaga ndetse ni nayo ya mbere ikunda gutaka. Urumva M23 itaka buri kanya? Ariko Kongo kukiguna gutaka akaba ariyo bahiza gahenge, ariko ntabwo ariko byagenze. Gusa Colonel Wiringoma ntabwo arapfa. Ndabizi abantu benshi n'abavuze ngo we ngo nubundi ngo kuva apfuye ngo ntabwo ugeze wemera ko yapfuye, ngo ntabwo ushaka no kumva ko yapfuye cyangwa ngo ubivuge, ariko ugiye ndabizi ntabwo yapfuye. Wenda yapfa nyuma, Imana ikora iko ushaka, ariko none ahangaha ntabwo yapfuye. Biriya cyo gito cyo 24 mu ijoro ntabwo cyabaye, ntabwo cyamwishe nkuko babishaka cyangwa ukice n'amakenga. Urumva? Yego. N'abadukurikiye babyumve, twebwe ntabwo tugenda kubihuha. Ese Colonel Wiringoma ndetse na Sultani Makenga bose baramutse barapfuye, abantu bamwe hirya no hino bakomeje kugira bakunda M23 bakomeje kugira inginyimira cyangwa se kugira ubwoba ko M23 yahita icikamo ibice ndetse igahita isa naho icitse intege ikarangira nk'uko byagenze mu myaka yashize. Uzi ko yari yatatanye ikajya hirya no hino, Uganda, Burundi ikajya hirya, ndetse igasa naho irangiye. Byaba bigiye kuba nk'uko byari byarabaye n'ubundi, ndetse na biriya bice yari yafashe byose bikongera bigasubizwa Kongo. So ibyo ngibyo rero ntago nabyemeza kubera yuko baramutse kwanza AFC M23, sibyo? Ikintu ngewe mpamya neza ntashidikanya ko nuko AFC M23 itateze kuzongera gucikamo ibice, ndetse byanabayeho rimwe, ariko byabayeho rimwe ubwarura nkunda na nuza na ntaganda nabwo ntabwo byari M23 byitwaga ndaza kubyibuka. Iyi nuza Rurankunda niwe wari uyoboye icyo gihe. Bosco Ntaganda haza kuza mu nyine confrontation nk'abantu bakomeye bari baraho ngaho. Ubwo bamwe bakurikira uyundi bakurikira uriya, biba ikibazo. Hari n'ikindi gihe nyine bayirasheho barayishwanya gusa. Icyo gihe ntabwo bayirasheho. M23 tubyibuke, M23 yafashe Goma, Sugambira yafashe Goma. Yego. Imaze gufata Goma ibona uri bifite ubutasi, igitswe cyose kiri mu ntambara, muri uri mu ntambara afite ubutasi bwe. Ibona adversaire, urumva? Ibona umwanzi afite mbega ari bien équipé kurutsa, ari very smart kuyirusha. Hayibona competitor wawe ari smart, urumva? Wowe ukagira gute? Ngo M23 icyo gihe yafashe gahunda, imabyuka ko bavuga ngo ni Sadek zayirashe ngo ibiki ngo zayirusha mu cyanya Afrika y'Epfo, ntubyibuka? Yego. Ariko M23 yisubije inyuma, iragenda afata n'ibikoresho byayo iranabihisha, yewe ifata umwanya wo kubishukurira nabihisha. Icyo gihe rero M23 ntabwo yacitse mu bice, ubwo yahise ikora icyo bita repli strategique, ariko itigenda ivuga iti tuzagaruka yenda twaragize gute, twarisuganyije. Ntabwo icyo gihe yacitsemo ibice, yacitsemo ibice kubwa Ntaganda na Rurankunda. Nicyo gihe nge nibuka yacitsemo ibice, ariko none ahangaha ntabwo byashoboka ko AFC M23 hacikamo ibice. Ahantu mfitiye impungenge ko hacikamo ibice ni hariya mu Banyamulenge, hariya muri Twirwaneho, kubera ko mu Banyamulenge harimo abantu b'indani benshi, bo abandi bita ngo nakagara cyangwa ngo nutugara, nubazi? Yego. Bigize ngo nakagara ngo nutugara, abo ngabo bavuga ngo ntabwo u Rwanda ngo rwaje ngo batumye u Rwanda ngo rubavugire ngo ruvugire abatutsi ngo ruhagararire ikibiki, nkaho Abanyamulenge b'abatutsi bonyine bari muri Kongo cyangwa bari hehe. Urumva ibyo ngibyo aho ngaho umuntu yagira impungenge nabwo nke, kuko bamaze kubona ikibazo, bamaze kubona ko waba Kagara wagira gute n'umundi bizarangira Gisekedi kwishe. Yego. Niyo gahunda ni exterminer, ni éradiquer nuko urabona kurimbura ikintu giti, kukirimbura n'imizi. Éradiquer nuko tsemba no kurimbura.
bashaka kurimbura abanyamurenge bakarimbura n'abatutsi bose muri Kongo ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ubisha harimo n'abavuga igiswahili benshi nabo ari nayo mpamvu hajemo n'icyo bita AFC urumva AFC yaje kwifatanya na M23 mbona abavuga igiswahili nabo bakandamijwe nabo bicwa barabona yuko barimo kwicwa nabo cyane cyane ko banasa n'abanyarwanda abantu benshi bavuga igiswahili kuri abantu benda guturana benda gusa yego ku buryo ushaka kubona umukongomani uvuga igiswahili ukamwibeshya ko umunyarwanda cyangwa se umunyamurenge cyangwa se umunyamasisi cyangwa se undi muntu uri wese yego uvuga ikinyarwanda aho ngaho ariko AFC M23 ntago izacicikamo ibice yego dusoza rero ngire ngo dusatira umusozo hari abadukurikiye abakunzi bacu bakunda M23 ndetse banababaye bacitse umugongo niki wababwira aka kanya ku makuru ndetse n'ibiri kuvuga ndetse n'abandakava bacu aho bageze bakusanya amakuru niki wababwira icyo nabwira abadukurikiye nuko kugeza ubu ngubu nta officially nta na hamwe ahantu hemewe cyari ahantu hemewe muri AFC M23 nta numwe uremeza yuko Colonel Ingoma Lieutenant Colonel Ingoma yaba yarapfuye ikindi gikurikiyeho ikindi nababwira nuko Imana niyo nkuru Imana itera amapfa ni nayo itanga aho bahahira kuko ari murakazi yego Gasesire Imana itera amapfa ni nayo itanga aho bahahira buriya icyo nababwira nuko ntabwo yapfuye icyo nababwira nuko wenda yapfejo cyangwa ejo bundi nkuko Imana ibishaka ariko kugeza ubu ngubu ku bushake bw'umwanzi ku bushake bw'abaca intege AFC M23 ku bushake bw'abaca intege bavuga ikinyarwanda ku bushake bw'abaca intege twirwaneho ku bushake bw'abaca intege zo kwirwa uburyo bwo gushaka guca intege abantu kwirwanaho so ntago duhakana ko haba harabayeho incident yo kuraswa ariko ntago yahise apfa yego ntago yahise apfa ndetse mushobora kuzamubona mu minsi iri imbere rwose kubera Imana mushaka kuzamubona mukamubona ari muzima agarutse na za courage ze nako bwitange bwe ndetse niyo sura abanzi batinya bazayibona bayibone ndetse bayibone ku mugaragaro yego Imana niyo nkuru muzaba mubireba so ubwo bandakava bacu nabo baragumye badukurikiranire natwe ariko tubagezaho amakuru ariko ikigaragara cyo nuko biriya bintu Kongo yakoze byo guhita itangazo gashyira itangazo byayishyize mu kangaratete gakomeye ku buryo byabindi AFC M23 irasaga iyo cyangwa ibiri bivuga ngo AFC M23 nta nubwo ivuga AFC ivuga ngo n'u Rwanda urumva azungu ujya kumva ngo AFC M23 ngo backed by Rwanda urumva ubu uzumva ko akongeyeho ako kantu kuki utibaza impamvu batavuga ngo FRDC cyangwa se coalition du Congo sibyo backed cyangwa se FDLR backed by Congo kuki batabivuga byo kuki batajya babivuga kuki bavuga ngo AFC M23 backed by Rwanda ngo ifashwa n'u Rwanda nukuba backed urumva ni back ni inyuma ku mugongo u Rwanda ruri inyuma kuki se batavuga ngo na FDLR nayo iri backed by Congo kuki batabivuga byo ikiri gikurikiyeho ari umusenateri nabonye w'umunyamerika bavuze ngo Burundi ngo Rwanda rugomba kumenya yuko n'uhagarariye Amerika muri UN ngo Rwanda rukwiye kumenya yuko ngo Kongo ngo ifite uburenganzira gutumira u Burundi ngo kuza ngo muri Kongo ngo n'ingabo zabwo ngo nkuko bari igihugu kigenga niho buri gihugu kigenga ntabwo waba uri igihugu kigenga cyo kwica abaturage bawe niho buri gihugu kigenga ntabwo cyaba ari igihugu kigenga cyo gutesha umutekano muke ibindi bihugu muturanye ndetse ntabwo uri igihugu kigenga cyo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ku mugaragaro ikindi gikurikiyeho imikino ya Tshisekedi na Angola yamaze kugaragara niyo mpamvu mugura ngo AFC M23 ifite amakuru itatangaje nta yabahari muri bukubushize bavuga bati twebwe nako tubujye muri Angola mu biganiro mbere urabyibuka n'u Rwanda rwanga kujyaho icyo gihe baravuga turi hazajyaho M23 n'ifite ikibazo M23 yari ifite amakuru yuko nibagerayo abayobozi bashaka kwicirwa ahantu runaka bakiriwe cyangwa se aho bagenda babanyura urumva
kubera Angola nyine bari bamaze kumenya yuko Angola ifatanyije na Tshisekedi. Ibyo bintu byarabaye kandi mwabonye ko byamenyekanye mu gihe Angola yohereje abasirikare 800 Kisangani kuza kurwana na M23 mu gihe Angola barabahuza. Ibyo bintu urumva bisoundinga biti byumvikana biti uri umuhuza uri no ku ruhande rumwe rw'abarwana urimo shaka guhuza umuhuza nyabaki uri gisambo uri ingegera uri umugambanyi uri ikibi kigenda uri perezida wa Angola ni mubi cyane nawe mubi kuruta nabo ngabo Burundi nabo ngabo muri FDL kuko nibo bari inyuma bose. Urumva binavugwa yuko Tshisekedi natsindwa ari hazahungira ariko Angola ntigire ngo iri kure. Angola ntabwo iri kure. Angola ufashe Kongo se Angola si itikurikiraho cyane ntabwo iri kure nishaka yitonde kandi so ubwa mbere muri Kongo ikunda kwiterera mu mantuza ya Kongo cyane irwana na M23 no mu ntambara za mbere za Kongo rwagiye rwana Kongo Angola murabizi ko yari iriyo cyane. Ebo rero ngiye twa amakuru dufite nayo ngayo so turakumya dushakishe nandi turamutse tubonye ikintu giprovinga ko hari umuyobozi wa M23 yapfuye nabiza abantu benshi byo babifuza kumva ntabwo twavura ko yatangaza ariko mu gihe tutaramenya amakuru ya nyayo n'abadushinja ariko tudashaka kubitangaza ngo bitewe ngo nuko tudashaka nyine yuko bapfa niba hari umuntu undi mu mutima simbiza ariko icyo tuvuga cyo nuko none ahangaje ntago nemeza yuko yapfuye. Murakoze amakuru nakagaruka cawo. Ciao, reka ngushimire rero we warudukurikiye nkusaba kuba wakwifatanya natwe ugakanda subscribe niba utarayikanda like share comment nyabusa tuba tuyikeneye nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde. Ciao.